Ingi ni robot twakoze bikoze ku buryo nimba iri kugenda tugitangira nyine moteri ya mbere n'iya kabiri zirikaragira rimwe mu gihe kingana n'amasegonda 5 zijya imbere. Umuhire Angel n'abahizi Didier bombi n'abanyeshuri biga muri IPRC Kigali mu mwaka wa 5 w'ikoranabuhanga n'itumanaho level 4 telecommunication. Ni bamwe mu bandi banyeshuri 130 mu bigo 20 byo mu mujyi wa Kigali bitabiriye amahugurwa yateguwe na Komisiyo y'Igihugu Ikorana na UNESCO. Amahugurwa ku bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe cy'impinduramatwara ya kane mu by'inganda, fourth industrial revolution. Nari narakoze na televiziyo ho mbere yuko tuza muri zino camp. Wenda ni robo nari nararigerageje cyo ryanga kugenda irambabaza nyine ndabyihorera, ariko nyine kubw'amahirwe mbona nzemo hano. Ikoranabuhanga rya robo nka kimwe mu byari bigize aya mahugurwa, abo banyeshuri bombi bahise babishyira mu ngiro. Urayisetinga nyine ukayibwira nk'urugendo iri bugukorere, niba iri bugende mu gihe cy'isaha imwe igakata ikongera ikagenda, ukayisetinga ngo nugira ngo uze kumanura ufata amafoto yo hasi nyine ibintu nk'ibi. Ngiye yakemura ibintu byinshi. Ushobora kwituma nyine ikagenda ukajya kuguzana amashusho, atari ngombwa ngo wigireyo cyangwa ushaka nko kuneka umuntu ari nk'amakuru ushaka ko nyine gufata. Uretse ikoranabuhanga rya za robo kandi abo banyeshuri banahuguwe ku bijyanye no gukora imashini zipurintinga ibintu ushobora gufata, 3D printer, ikoranabuhanga rya mudasobwa rishobora gukora akazi kari gukorwa n'ubwenge bwa muntu, artificial intelligence, ndetse n'ubumenyi mu gufata udukoresho duto tukabyazwamo igikoresho kinini, microscience. Aya mahugurwa yabereye mu ishuri rya Fall Girls School kuva tariki ya mbere kugera tariki ya 4 Werurwe 2022, yanitabiriwe kandi n'abarimu 20, umwe muri buri kigo. Dominique Mvunabandi, umuyobozi w'ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga muri Komisiyo y'Igihugu Ikorana na UNESCO, akava ko ubu bumenyi buzagera no mu gihugu hose. Aha rero hakaba haraje abarimu kugira ngo bigishwe iyo tekinoloji, batubere icyitegererezo cy'abashobora kuzahugura abandi kugira ngo byegerezwe abarimu benshi haba muri Kigali haba no mu gihugu hose. Ubu nyuma y'ino training ibikoresho bizajya mu mashuri kugira ngo bikomeze bikoreshwe n'abana kandi ubumenyi burimo bugere kuri benshi. Umuyobozi mukuru w'Urwego rw'Igihugu rushinzwe guteza imbere amasomo ya Tekinike, Imyuga n'ubumenyi ngiro, Paul Umukunzi, ashima urwego abanyeshuri bagezeho mu guhanga udushya mu ikoranabuhanga, akavuga ko Leta ifite gahunda yo gushyiraho ikigega cyo kubashyigikira. Icyo twabonye nuko abana b'Abanyarwanda barashoboye kandi bazi ubwenge. Icyo bakeneye gusa ni ukubaha ibikoresho bihagije, ni ukubereka aho tekinoloji kugenda igana kugira ngo nabo babashe gukurikira, babashe kubikora. Igikurikiyeho ngo ni ukureba ibingibi barimo bakora bisa naho ari prototypes, ni gute no tubivanamo product tushaka gushyira no ku isoko tukazigurisha ku isoko mpuzamahanga tukazishyiraho. Iyo niyo stage ikurikiye, kandi Leta y'u Rwanda iri gushyira imbaraga igiye kujyaho n'ikigega gishobora gufasha imishinga nk'ingi ya innovations kugira dushobora kwiteza imbere none ikavamwo ibicuruzwa dushobora gushyira ku isoko natwe tukajyaho ku isoko mpuzamahanga tukagurisha. Guteza imbere ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe cy'impinduramatwara ya kane mu by'inganda, fourth industrial revolution, ni ikintu cy'ingenzi ku gihugu nk'u Rwanda gifite gahunda yo kubakira ubukungu bwacyo ku bumenyi. Innocent Habumugisha, Radio Salusi, i Kigali.